Jean-Luc Habyarimana umuhungu wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana arashaka guhirika ubutegetsi bwa perezida Paul Kagame wahoze mu gisirikare cy'u Rwanda akaba general ukomeye cyane akaba umukuru w'ingabo mu Rwanda agategura script cyangwa se imbwirwaruhame yavugwaga na perezida Paul Kagame ndavuga Kayumba Nyamwaswa ari mu mugambi wo guhirika perezida Paul Kagame. Abari muri opposition bose bahoze mu ngabo z'u Rwanda barwananye na RPA ndetse no kugeza ibaye FPL ndetse abo bose bari mu mugambi wo guhirika perezida Paul Kagame. Umugambi wo guhirika perezida Paul Kagame no gutera u Rwanda ndetse babicishije muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse mu nyeshyamba za FDLR ndetse bivuga ko zirwanya u Rwanda. Si ibyo ngibyo gusa, inama z'urudaca ziracurirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kandi zigacurwa n'ubutatu bwaho cyangwa se abagabo bagera kuri batatu, ariko nanone bikavuga ko ukuboko kunini cyane kuri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gucengerwa mu mutwe wazo ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hari ibuye ry'agaciro cyane kohota Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinakoresha ugucura intwaro ndetse za kirimbuzi n'intwaro zisanzwe, imodoka zigezweho z'ama hybrid zikoresha amashanyarazi, telefone za mudasobwa na laptop, amateleviziyo n'ibindi bikomeye cyane byoherezwa ku isi hose kandi nanone bikazamura ubukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta gihendo, dore ko ari amabuye ya kohota n'ubundi basanzwe bakorera mu gihugu cy'Ubushinwa, dore ko ari cyo kintu cyane muri Afurika. Rero bigatuma n'ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibona n'amabuye y'agaciro mu buryo buhenze cyane ku buryo kugera site cyangwa se kugera kuri tera aho ayo mabuye y'agaciro ari ibintu byabageza ku nyungu y'igihe kirekire ndetse n'izamuka ry'ubukungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika vuba na bwangu kurenza kujya kuyagura mu bindi bihugu. Bivuze ngo ari amabuye 15 yaho yose abarizwa muri Congo, ndavuga kohota 15 yari korota yose niyo ku isi yose ku mabuye haba 15 kose kabarizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, mu gihe ibindi bihugu bibamwe ari amabuye cyangwa se nk'amabuye y'agaciro bigabana akandi 85 gasigaye. Bikavuga ko rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika bayihaye ibirombe birenga 4 byose, nanone kandi bibarizwamo bibiri biherereye muri teritwari ya Masisi ari muri za Rubaya, ari naho mubona bari gushira imbaraga nyinshi cyane, dore ko no ku munsi w'ejo yagabweho ibitero na FARDC bikanaviramo urupfu rwinshi cyane abasivile n'abasirikare barwana ku ruhande rwa Ibyo sibyo tugiye kwinjiramwo, tugiye kumva ibirego perezida Paul Kagame yareze Jean-Luc ndetse n'icyo Jean-Luc yamusubije, ndetse anatangaza ngo uburyo bashaka gushyiraho politiki ihamye ndetse igihe kirekire mu Rwanda. Ibyo ngibyo bigahita byemeza ko bari mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi ku buryo bajya no mu cyangwa se Jean-Luc ajya ku rubuga rwa X yahoze ari Twitter akabivuga yashize amanga, nubwo ari byo yahakanye kuri perezida Paul Kagame yatangaje. Ndaje byose mbisubiremo cyangwa se mbikubwira akantu ku kandi nta nagace ku ruhande. Ese umugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabigiye gufasha abangaba kandi izi ko bakorana na FDLR, umutwe uzi cyangwa se umutwe izi neza ko urimo abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ikaba yarabwiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo batera inkunga, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikabyemera zikabafasha mu mugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda no guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda nk'ibyifuzo by'abari abagabo. Ubundi hari opposition zigera kuri 3 ariko nanone nazo zitavuga rumwe. Hari opposition ndetse ikomoka ku cyangwa se ikomoka ku bakoze jenoside yakorewe abatutsi, ndavuga abana bafite ababyeyi babo bakoze jenoside yakorewe abatutsi, ndetse bamwe bari abayobozi bakomeye cyane bafungiye muri za gereza zo mu Rwanda, akaba buzukuru babo ndetse nabo mu miryango yabo igiye itandukanye. Hari abandi nanone bavuga ko bari muri opposition ariko nanone bakaba ari abasirikare cyangwa se abayobozi bahoze n'ubundi bashyigikiye FPR Inkotanyi ariko nyuma bakaza kugira ibibazo ndetse bidahuye, abandi bikavuga ko bicuye imiryango, abandi bakavuga ko batwaye imitungo yabo. Murabazi neza mama Diane Rwigara n'abandi benshi bagiye batandukanye bavuze ko bahemukiwe na perezida Paul Kagame akabagambanira nyuma yo gukorana igihe kirekire. Hari n'abavuze ko yabamuteye inkunga cyangwa se bateye igisirikare cya RPF inkunga nyuma bakaza kudahuza na perezida Paul Kagame ndetse n'abagenzi biyo bagafata umwanzuro wo kubita bahunga igihugu bakigendera. Amugabo n'indi opposition nanone itavugana rumwe na perezida Paul Kagame ariko nanone bitavuze ko badakomoka mu miryango y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi cyangwa se mu miryango y'abatutsi. Ibyo bigahita bikumvisha ko ari opposition ya kabiri. Hari indi opposition ya gatatu ndetse isa nkaho yikorana ku rundi ruhande ariko nanone ifite imbaraga nyinshi cyane kuko ishaka ko zihuza zose ikazishira ku rwego cyangwa se ikazishira hamwe bagafatanya.
ni opposition ya Kayumba Nyamwasa n'ubundi ndetse wahoze mu gisirikare cy'u Rwanda uyu waje no kuraswa dore ko binavuga ko ari umwe mu banzi b'u Rwanda bakomeye cyane kugeza n'ubwo yashatse gufasha FDLR kandi abizi neza ko FDLR ari umutwe yarwanyije ndetse bamwe muri bo ari mwe mu bantu babamenesheje bakisanga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse ubwo barwanaga ndetse habaga jenoside yakorewe abatutsi. Ariko kibazo ukuntu uyu Kayumba Nyamwasa yanafashe umwanya akajya kwa Tshisekedi kumusaba ubufasha nubwo bivuga ko Tshisekedi yanze kugira byinshi aganira na Kayumba Nyamwasa kuko azi ko intambara itangira mu mwaka w'1996 ndetse ubwo bahuzwaga ingabo z'u Rwanda, Uganda na Angola ndetse bakagaba ibitero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo no gukuraho ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko bafatanyije n'ishyaka rya cyangwa se rya Laurent Kabila ukaba ari nawe se wa Joseph Kabila waje no kuba perezida nyuma yuko amusimbuye dore ko uri Laurent Kabila n'ubundi washinze ishyaka rya ADF rikaba ari ishyaka ryafatanyije na RPA ndetse n'igisirikare cya Uganda n'icyangola. Icyo gihe binje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo u Rwanda bari rukurikiye bamwe mu bantu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi ndetse bikanavuga ko bari bagiye gukuraho ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko kuba bafashaga wabahaga ubuhungiro kugira ngo ibi byose babikureho. Eko rero uko bafatanyije bikavuga ko iyo ntambara yatangiye kuva icyo gihe na n'ubu n'aka kanya rero yakuriye iyo ntambara n'umwuka mubi kugeza n'ubu. Repubulika Demokarasi ya Congo ari imitwe yitwaje intwaro ndetse yabo bose ba Kabila ariko nanone ntabwo yari rimwe ngo cyangwa se yari rimwe intambara imeze nk'ihari kano kanya. Bivuze ngo intambara nyinshi iri hara muri Repubulika Demokarasi ya Congo mu myaka 30 ishize n'ubu n'aka kanya ngo yashozwe n'u Rwanda nk'uko bivugwa. Reka byose tubigarukeho rero twumve n'uburyo uyu Jean-Luc yabisobanuye ndetse akanavuga ko Perezida Paul Kagame ngari gushaka cyangwa se kugerageza kwihuza inshingano cyangwa se gufata ibyaha yagirizweho ngo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iperereza arimo ramukorwaho ndetse no gutufatira u Rwanda ibihano agashaka ngo ababyegekaho. Bikavuga ko bari gushakira inzira mu bintu bitari ukuri cyangwa se ibyo nakwita ngo mu kwirwanaho mu buryo bwa politiki ariko nanone mu buryo bwo gushaka kubyerekaho cyangwa se gushaka abandi bantu umuntu abyerekaho. Mwibutse ko mu minsi ishize ariko hagaragaye amashusho y'uyu muhungu Habyarimana Jean-Luc Habyarimana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Kinshasa yakiriwe na Perezida Tshisekedi. Kugeza ubu n'aka kanya nta muntu uramenya ikintu Jean-Luc Habyarimana na Perezida Antoine Felix Tshisekedi baba baraganiriye. Ariko bamwe mu basesenguzi bavuga ko Perezida Tshisekedi kugira ngo ahure na Jean-Luc bwari ubutumwa bwa Kayumba Nyamwasa dore ko Kayumba Nyamwasa yamaze guhuza amaboko n'uyu Jean-Luc akaba ari n'umuhungu wa Habyarimana. Dore ko bose umugambi bafite ari umwe wo gutera u Rwanda none uwo mugambi wabo bazawunyuza muri FDLR. U Rwanda ruvuga ko umugambi wose cyangwa se FDLR ari igisirikare kihangayikishije kandi igisirikare ku rwego mpuzamahanga. Nose Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Kinshasa bazabatera inkunga. Leta y'u Rwanda Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizabatera inkunga zifuza ko ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame buvaho. Kugeza ubu ikintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zipfa n'u Rwanda no kubera ko u Rwanda rwasinye amasezerano nyuma Perezida Paul Kagame akaza kuvuga ko ntabwo banamucya afite bwa amasezerano n'ibihano yafatirwa n'amahanga. Ibyo bikavuga ko aribyo byakuriye umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi haba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cy'u Rwanda. Ubundi bahita bashinja u Rwanda ko rwarenze ku masezerano yasinyiwe Washington DC nuko nguko bahera mu munsi batangira guhundagaza u Rwanda ibihano rwose biteye ubwoba n'ibyo ari kuvuga ko bagiye gufatira abayobozi b'u Rwanda birimo no kubabuza kuzongera gukandagira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubuzima bwabo bwose bakazajya bigumira hano mu Rwanda. Ibyo nibyo tugiye kuvuga ngo ayikaze njye mugiye kubara muri kino kiganiro nitwa Olivier. Niba rugambye ugeze ko no muyoboro kanda buto yanditseho subscribe cyangwa se abone, share, like na comment bizajya bigufasha kubona amakuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Ubundi uyu Jean-Luc Habyarimana akaba umuhungu wa Perezida Habyarimana n'ubundi biravuga ko afitanye ubufatanye hagati ya Kayumba Nyamwasa na opposition no muryango kwa Habyarimana n'abandi bose batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame ye barimo n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 kandi bahoze mu kazi cyangwa se bahoze muri ino shyaka rya FPR nguru mbere ryari RPF. Ibyo ngibyo bikaza kurangira rero badahuje bakemera kwihungira ndetse nyuma bakazisanga muri opposition batavuga rumwe na Leta y'u Rwanda kandi bifuza guheruka ubutegetsi bwayo ubu ngo buveho burundu babuhindure. Kuko byatangajwe na Jean-Luc ushinjwa kuba afite ari mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda ntihigeze bihakana ubwo Perezida Paul Kagame yavugaga ko we na Perezida cyangwa se ubwo bavugaga ko Perezida Paul Kagame we yavugaga ko uyu Jean-Luc Habyarimana we na Tshisekedi ari umugambi muremure ushobora kuzateza ibyago u Rwanda. Uyu Jean-Luc ntigeze bihakana
nta n'ibintu byinshi yabivuzeho. Yavuze ko icyo bifuza ari ugushiraho ngo politiki ihamye irebwa na bose, irengera bose, itanga ubutabera kuri bose, y'ubwiyunge kuri bose cyangwa se ku banyarwanda bose no kubahuza. Ariko nanone nigeze akana ko ari mu mugambi wo kuba bakura ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. Icyakora cy'icyo yavuze ko batagamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse no gushaka kujyana n'abanyarwanda, ndetse nanone atangaza ko icyabahuje cyangwa se barimo barakora no kugira ngo bashyire politiki nzima nk'uko bivugwa. Perezida Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rufite umutekano kano kanya, ariko nanone hari abandi bifuza kuwuhungabanya harimo na FDLR, umutwe ugizwe n'abasize bakoze jenoside. Perezida kandi yavuze ko abavuga ko FDLR itagifite imbaraga ngo kandi ishobora no kuba yatera u Rwanda ngo rwose baribeshye. FDLR ifite imbaraga ndetse ihabwa inkunga na leta Kinshasa, intwaro n'ibindi bigiye bitandukanye, ndetse ngo yahawe n'intebe ku buryo bamwe muri bo babinjije mu gisirikare cya FARDC. Ibyo ngibyo rero bikahita bigaragaza ko FDLR ari ndetse ikomeye cyane kandi mu mugambi muremure. Ndetse aho byapfiriye cyangwa se aho byabereye umurari nuko bahise hazamwe n'uyu muhungu wa Jean-Luc uheruka kugaragara n'ubundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Reka tubihuze. Biravugwa ko uyu mugabo Kayumba Nyamwaswa, General Kayumba Nyamwaswa, umwe mu bayobozi cyangwa se mu bahoze mu gisirikare cya RPA cyari gikomeye, ndetse akaba n'umuyobozi wari ukomeye cyane warwanye muri Uganda, akarwana mu Rwanda, ndetse mu ntambara zigiye zitandukanye, yewe n'intambara zose zo muri Congo, yaba iya mbere n'iya kabiri. Ubwo ndavuga 1996 ubwo batangizaga urugamba rwo kwirukana mu Mobutu Sese Seko no kumukora ku butegetsi. Sizo ntambara gusa yarwanye, nyuma yaje kugirwa ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cy'Ubuhinde, nyuma za kumenya ko rwose ngo guverinoma y'u Rwanda itamyifuza, ko gufata umwanzuro wo guhita ahunga no gutangira kurwanya ubutegetsi. Biravuga ko yinjiye rero Antonio Felix Tshisekedi ngamwemerera ngo ayobore urugamba, ndetse banafatanye no guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ariko Tshisekedi akamwanya kuko azi ko neza ko ngo amaboko yari mu bantu, cyangwa se amaboko y'uriya nyine Kayumba Nyamwaswa ngo ari mu maboko yivuganye bamwe mu banyekongomani, kandi ngo yanahitanye ubuzima bwa benshi no mu bantu batangije intambara. Na n'ubu ibibazo byose bikaba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bityo rero kuba bavuga ko rwose bifuza kuba yamufasha ngo ibyo ngibyo bitakunda. Nta kindi kintu Kayumba Nyamwaswa yakoze usibye kujya guhamagara Jean-Luc, umuhungu wa Habyarimana, amwinjiza muri ibyo bintu, ndetse aba ari nawe ugiye kumubera ikiraro cyo kugira ngo ahuze Perezida Tshisekedi ndetse n'uyu Kayumba Nyamwaswa, amubwire ko rwose gahunda ihari ari uguhirika ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame n'ishyaka rya FPR. Perezida Paul Kagame abisobanura neza, yavuze ko ari umugambi uri gucurirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo utazwi neza, ariko nanone ngo hari wo guhirika ubutegetsi no guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Abangaba ntibigeze bahakana ko ibyo ngibyo bashaka kubikora, kuko bavuga ko rwose bifuza ko ubuyobozi buyobowe na Perezida Paul Kagame bwavaho bakishyiraho ubuyobozi bwabo. Bivuze ko batemera cyangwa se badahakana ko bashaka guhirika ubutegetsi, ngo bivuze ko nyine babyemera neza 100%. Ahubwo nyine wakwibaza ngo bizakorwa gute, ryari, bizatangira ryari, cyangwa se bizakorwa gute. Bivuze ngo icyo bifuza kano kanya ni igisirikare gihamye, ubwo ni FDLR, FARDC n'abawazalendo. Ikindi ni intwaro zo kurwana. Cya gatatu ni umupangu plani ndetse no kuwushyira mu bikorwa, ariwo cyo cya kane. Intwaro niyo bazihawe, ubwo bafite n'igisirikare cya FARDC gutangira kubona inkunga ziturutse hirya no hino mu ma opposition, ndetse no gutangira kurwana, ndetse banayoboye urugamba. Bivuze ko no gutangira kubahiriza amasezerano y'abajenerali bashyashya nyine abo Kayumba Nyamwaswa, ari opposition yifuza guhirika ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. Ariko so umugambi bazawugeraho. Perezida Paul Kagame yasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba igihugu kitabogama kandi gifata ibihano cyangwa se gifata imyanzuro kigendeye ku bihugu byose, haba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Kandi Perezida Paul Kagame yasobanuye ko u Rwanda rwiteguye gukuraho ingamba zabwo z'ubwirinzi, ariko mu gihe FDLR yaba yasenyutse burundu. Ati mu gihe Congo yaba yubahirije inshingano zayo, natwe rwose tuzubahiriza inshingano zacu, ariko mu gihe bitaraba rwose nta kabuza ibyo ngibyo rwose ntibiteze kubaho. Perezida Paul Kagame yatangaje ko uyu Jean-Luc Habyarimana ari imbogamizi kandi ashobora kuzaba ikibazo mu gihe kiri imbere, bityo umwanzuro mwiza ari uko rwose yahagarikwa cyangwa se hakavumburwa umupango barimo Kinshasa aho kuba bashaka guhirika ubutegetsi. Wowe iyo ubirebye ubona uyu Jean-Luc, Kayumba Nyamwaswa na Felix Tshisekedi bashobora guhirika ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame? Dusubire mu yandi makuru akurikiyeho.